Dore mwana wanjye ntuzashaka ukiri muto cyane uzaba uretse oya reka mwabantu umeze mu byihorere dore kasaza baretse namukubita igo namukubita nafata inkoni nkamucira aramutse ajya ashatse akiri muto cyane cyane. Nyuma y'inyandiko y'uruzungu bamwe batebye bavuga ko rudatomoye kuko ngo rwuje Kinyamusanze, hari urujijo rukomeye rwajojobije benshi rubatera kwibaza kari nyuma ya Ndiza. Vestine nyuma y'ubukozi ba muri we nagashishimura inyandiko bisa naho yashishimuranye agahinda, intimba, amarira n'amaganya, abantu bari gutokesha mu izina rya Yesu basaba Imana ngo bibi byuya ntibibe amaraso kuko ari inyandiko irimo guca igikuba mu buryo bukomeye. Ni ubutumwa yanditse mu rurimi rw'Icyongereza awushyira ku rukuta rwe rwa Instagram. Tuwashyize mu Kinyarwanda yagize ati: uyu munsi ubuzima mbayemo ntabwo aribwo nahisemo, mbayeho nabi ariko ibi ntabwo aribyo nkwiye. Ndabizi nafashe icyemezo kibi mu buzima bwanjye ariko ntacyo bitwaye. Imana yemera ko ibintu bimwe biba kugira ngo twige. Niza byinshi nta mugabo uzongera kumbeshya ukundi kugira ngo yangize ubuzima bwanjye. Undi mugabo nzahitamo kubana nawe nzabanza mumenye neza, menye umuryango we, menye na buri kimwe cyose kuri we. Nta muntu uzongera kunkoresha ukundi. Ni ubutumwa bwamaze iminota mike ishoboka kuri urwo rukuta rwe rwa Instagram ntibwongera kugaragaraho. Ubu butumwa bwatumye hibazwa byinshi, niba yaba yaratandukanye n'umugabo we Idrissa baherutse kurushinga cyangwa se niba hari ikindi yashakaga kuvuga. Ubundi Vestine yanditse ubutumwa buca amarenga yo gutandukana n'umugabo we Idrissa Ouedraogo nyuma y'uko yari yaramaze gusiba amafoto yose y'ubukwe ari kumwe n'umugabo we kuri konti ya Instagram. Ikindi kandi ni izina ry'umugabo we yari yarongeye ku mazina ye yamaze kurikuraho. Ubundi birazwi ko konti ya Instagram ya Vestine yitwaga Ishimwe Vestine Ouedraogo, ariko amazina ya Instagram ye yari yaramaze kuyahindura aho uyu munsi wa none yitwa Ishimwe Vestine. Ibyo byose iyo bihuriranye n'uburyo binyuze mu kiganiro Vestine na Dorcas bamaze iminsi mike bakoreye kuri MIE Empire, Vestine agira inama murumuna we Dorcas yo kudashaka akiri muto, ndetse ko abirenzeho akabikora yamucira inkoni akamukubita, biri gutanga igisubizo kitari cyiza ku mubano wa Vestine n'umugabo we. Ariko se mu by'ukuri ni iki cyihishe inyuma y'amakuru yamaze kuba kimomo hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga avuga ko divorce ivuze ubuhuha mu rwa Idrissa Ouedraogo na sheri we Vestine? Urumva ari iki mu by'ukuri? Cyandike muri comment. Ubundi se uyu Vestine ni muntu ki? Byose reka tubiganireho. Ntibibagirwe gukanda subscribe kuri uyu muyoboro aho inyandiko zitandukanye z'amateka zibumburirwa. Nukundi iyi video kandi ntibibagirwe gukanda like. Nge nitwa Bet Rugwiro. Ikaze. Ubundi amazina yitwa Ishimwe Vestine, yavutse tariki 2 Mata mu mwaka wa 2003. Avuka kuri Nizeyimana Mazimpaka na Uzamukunda Elizabeth. Yavukiye mu karere ka Musanze mu murenge wa Muhoza. Amashuri yisumbuye yayigiye kuri GS Muhoza ya mbere mu cyiciro rusange twonkome, maze akomereza i Gasogi kuri International Technical School of Kigali, abari naho asoreza amashuri yisumbuye mu bijyanye n'imicungire y'amahoteli, hotel management. Ishimwe Vestine ni umuririmbyi uri indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, aho afatanya na murumuna we witwa Kamikazi Dorcas mu itsinda bise amazina yabo Vestine na Dorcas. Kumenyekana kw'aba bombi byatangiye mu kiganiro cya mbere bagiranye na Emirene agikurira The Choice Live, ari nabwo yavumburaga impano zabo. Hari ku itariki 18 Nzeri 2020. Icyo gihe Vestine yari afite imyaka 17 mu gihe murumuna we Dorcas yari afite imyaka 15. Impano Imana yabahaye yo kuririmba ni impano bafite kuva bakiri abana bato cyane, kuko kuririmba babitangiriye n'ubundi mu rusengero mu ishuri ryo ku cyumweru cyangwa se Sunday School mu Cyongereza, École de Dimanche mu rurimi rw'Igifaransa. Bakoreye mu itorero rya ADPR ari abaririmbyi muri korali y'abana, hanyuma korali nkuru yo ku rusengero rwabo yitwa Goshen Family ikunda uko baririmba irabarukirita binjira muri korali nkuru gutyo. Ku myaka 9 ya Dorcas na 11 ya Vestine baririmbaga ku murongo w'imbere muri korali Goshen Family Choir, ari utwana duto cyane.
Mbere yo guhura na Irene bajyaga bakora amakava y'indirimbo z'abandi bahanzi bakaziririmba n'amajwi yabo y'umwimerere, ubundi bagashyira kuri channel yabo yitwa Vestine na Dorcas. N'uyu munsi usuye iyo channel izo cover wazibona. Irene Murindahabi niwe watumye tumenya Vestine na Dorcas, niwe wabagize abo bari bo uyu munsi mu bijyanye n'umuziki. Kugeza uyu munsi niwe manager wabo cyangwa se ureberera inyungu zabo. Ariko se bahuye bate? Uwitwa Mawombi niwe wahaye Irene aba bakobwa Vestine na Dorcas, ariko hacamo igihe ntacyo arabikoraho. Mawombi yongeye kumwibutsa ati babana naguhaye bite, nyabona ko ntacyo ukora. Irene yahise asaba Mawombi kuzabazana i Kigali. Mu mpeshyi ya 2020 nibwo bageze i Kigali bahita baza kumureba. Baraje bamuririmbira indirimbo ya Neo Bosco ahita bakunda cyane, yemera kubaha ikiganiro kuri The Choice Live. Muri icyo kiganiro Irene yahamagaye Neo Bosco kuri telefone amwumvisha amajwi y'abo bana. Neo Bosco nawe arabakunda cyane, ahita bemerera kubaha indirimbo yitwa Papa, ari nayo byari biteganyijwe ko izasohoka bwa mbere. Aba bana bahuye na Irene habura icyumweru kimwe ngo basubire ku ishuri. Vuba na bwangu bahita bajya muri studio kuri recordinga. Gusa kuko bwari ubwa mbere byabanje kubacyanga biragorana cyane. Byabaye ngombwa ko bahindura bajya kwa producer Santana wari usanzwe akorera Neo Bosco. Indirimbo Papa ngo yaragoranye cyane, birangira Neo Bosco abaye yitwa Nahawe Ijambo, maze iyo bigenda neza bayikoze vuba bahita bakora n'amashusho mbere yuko basubira ku ishuri. Ku itariki 27 Ukwakira 2020 iyi ndirimbo yahise isohoka ndetse irakundwa cyane bikomeye, ahanini dushingiye ku mubare utubutse w'abayirebye ku rubuga rwa YouTube. Irene binyuze muri label ye ifasha abahanzi ya MIE yahise ajya kureba ababyeyi baba bana ngo bagirane amasezerano, nyuma yuko byari bitangiye kubyara amahari, bitewe nuko hari abari baratangiye kujya mu matwi mama Vestine na Dorcas ngo bakunde bambure Irene abo bana. Ibi abenshi mwarabyumvise. Mu myaka iri hafi kugera muri 5 bamaze baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, bakoze indirimbo zitandukanye zo mu imitima ya benshi zirimo Papa, Adonai, Ibuye, Arakiza, Nzakomora, Isaha, Umutaka, Ku musaraba, Iriba, Ihema, Yebo, Emmanuel n'izindi. Uyu munsi wa none uvuze ko aba bombi hari itafari rinini bamaze gushyira ku muziki w'u Rwanda, cyane cyane mu gisata cya gospel, ntabwo wabugiye kure y'ukuri bitewe n'umubare utubutse w'abakurikira ibihangano byabo. Ku wa gatandatu tariki 5 Nyakanga 2025 nibwo Vestine yarushinze n'umugabo we Idrissa Ouedraogo. Mu gusaba no gukwa Idrissa Jarike Ouedraogo yaherekejwe n'abasore barimo umuhanzi Emi Vox, Samo muri Zubi Comedy n'abandi banyuranye biganjemo abiwabo muri Burkina Faso. Ibirori byo gusaba no gukwa kandi byasusurukijwe n'itorero Inyamibwa izwi cyane mu mbyino za Kinyarwanda. Ku mpande zombi bahanye impano, ariko kandi Ishimwe Vestine yahaye impano yihariye Murindahabi Irene nk'umujyanama we. Murindahabi kandi yahawe ingofero n'inkoni ashimirwa uruhare rwe mu muziki w'aba bahanzi bombi. Ishimwe Vestine kandi yatanze impano kubo mu muryango w'umugabo we, ni mu gihe Idrissa yahaye impano sebukwe na nyirabukwe abashimira uko bareze umukunzi we. Ishimwe Vestine kandi yahaye impano Chris Easy wabakoreye indirimbo nyinshi mu buryo bw'amashusho, Neo Bosco wabandikiye indirimbo nyinshi, producer Santana wakoze indirimbo nyinshi zabo mu buryo bw'amajwi n'abandi. Nyuma y'ibi birori habayeho umuhango wo gusezerana imbere y'Imana. Aba bombi barushinze nyuma yaho Ishimwe Vestine tariki 22 Kamena 2025 yari yarakorewe ibirori byo gusezera ku bukome abenshi bazi nka bridal shower. Yakoze ibi birori mu gihe kwa 15 Mutarama 2025 mu buryo bwatunguye benshi yasezeranye imbere y'amategeko na Ouedraogo mu muhango wabereye mu murenge wa Kinyinya ni mu karere ka Gasabo. Ngayo nguko ngibyo ibyo twe twaguteguriye kuri Ishimwe Vestine bikubiyemo amateka ye mu ncamake. Ni nuko dusoje, ari nako tugushimira cyane no twari kumwe nk'ibisanzwe. Mwari kumwe nanjye Obed Rugwiro, mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda, naho ubutaha, Imana ibarinde, bye. Dore ka mwana wanjye ntuzashaka ukiri muto cyane.
uzaba uretse oya reka mwabantu umeze mubyihorere Dorcas azaba aretse namukubita Yego nafata inkoni nkamucira aramutse ashatse akiri muto cyane Yesu Kristo akiri mutoya oya ngiye reka umugambi w'Imana ntawamenya